Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwebwe mukurikira Dream TV. Ubu tugiye kubaha inkuru ndetse n'ikinankuru y'ubuzima bw'ishuri series. Umwana w'umukobwa yaravutse, avuka mu mwaka w'1990, avukira Nyagatare. Umwana w'umukobwa yaje gukura yiga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza, kuko iwabo hagati y'iwabo n'amashuri bigagaho hari harimo ikibaya. Icyo kibaya cyari kirimo ishyamba. Ubwo ari gutaha yaje kwirukanwa n'umusore, afatwa ku ngufu, aratabaza biranga kuko yari ari kure y'iwabo ndetse na kure y'ikigo. Afashwe ku ngufu aterwa inda. Atashye ageze mu rugo, iwabo bakomeje kumutoteza, baza kumenya ko atwite, nyine baramutoteza cyane. Afite icyemezo cyo kuhava, aragenda aratorongera. Yaje guhura n'abagira neza, abatekereza ibyamubayeho. Amaze kubibatekereza, bamusezeranya kuzamufasha kugeza igihe azabyarira. Baramufasha agera arabyara. Nyuma y'amezi 6 umwana amaze kugeza amezi 6, ntigeze ababanira cyangwa babiri imfura, yaramutaye. Amaze kumuta aragenda, asubira iwabo. Iwabo bamubajije umwana yamushyize, ababeshya ko yakoze impanuka agapfa, mu inda ikavamo. Yaje kubaho yifuza gusubira ku ishuri, ariko abo batabyumva neza. Kubw'amahirwe leta y'u Rwanda ibashyiraho gahunda yo kugira ngo basubire mu ishuri ababashije, abarivuyemo batagira ubuntu bwo gukomeza kubwo guhohoterwa bagatwara inda zitateganyijwe. Yaje gusubira ku ishuri. Ageze ku ishuri, igitangaje kurushaho, wa mwana yataye atazi ko ari we, kuko hari nyuma y'imyaka 14 baje guhurira mu kigo ariko atazi ko ari we. Yahoze yibaza ubuzima umwana abayemo atabuzi. Ariko ubwo igisekeje kandi gitangaje, navuga giteye nimba n'agahinda, nuko babana mu kigo, harimo uwo mwana ari we mwana we ariko atabizi. Umwana yibaza kuri nyina nawe ariko atazi ko ari we babana. Hanyuma muri icyo kigo harimo uwafashe ku ngufu uwo mukobwa, nawe yari afite undi mwana, nawe uwo mwana yiga muri icyo kigo. Igikomeye rero nuko uwo mukobwa, uwo mwana wavutse ateretwa na musaza we, musaza agahindukira agatereta na mukase, ariko bose batabizi. Ese amaherezo ni aya? Tubahaye ikaze kandi twizeye ko muri buryoherwe n'iyi seri. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi mwibuke gukora subscribe na share. Turabakunda cyane. Ubu se koko nimbikubwira bakamenya kandi wabikubwira, ubu ntibazanyikomamo intare ngo ntarabareze. Nta kibazo humura. Abayobozi ikintu cya mbere tugomba kugira ni ibanga, sibyo? Nta muntu n'umwe uzigera umenya ari we wambwiye abo banyeshuri. Ewe na animateri dukorana ntabwo azigera amenya umuntu wabimbwiye. Animateri rero bigira nk'ibanga rikomeye. Njyabo mbona bafite imyitwarire itari myiza ni Peace na Tracy. Nukuri iryo rizabibanga. Sindukwijeje, nabigusezeranije bizabibanga. Ntibazakwikoma ko ntibazamenya wabivuze, kandi nzabitaho mu ibanga. Nanjye ndakwizeye. Urakoze. Nagize mu byo warurimo. Salam. Nizete se mjama. Fresh. Bigusoma se? Ndande abamugose cyangwa gatoya. Agenda bakuru ndetse. Afina. Ariko rero ko maze iminsi mbona uze cyane, abana barari icyana kikakuzanaho sababu na Titu. Happy kabisa nyine Imana ari umuntu ajya yibuka n'ibyo ajyanyuramo. Bibazo tugasanga bigomba kwitekerezaho kabisa. Shaka mama, inshuti yawe bakaba baracunishijeho niba ataramuranga akazi yakwicisha no mu moto. Amateka maremare. Blind. Nabyirutse numva amateka kuri data. N'amateka akomeye cyane. Data yigeze guhemuka. Ahemukira umwana w'umukobwa.
Dani njya mbyibuka nabitekerezaho nkumva nsubiye inyuma mu bitekerezo. reka isi niko idutwara musaza. Cyari igihe kimwe data aza kubona yarakiri umusore, hari ahantu hari ikibaya, hanyura umwana w'umukobwa avuye ku ishuri, Brian yamufashe ku ngufu. Ndatekereza muri icyo gihe nabwo data yahise ashaka. Ikibabaje kurusha ibindi, data ntiyigeze akurikirana amateka y'uwo mwana. Ubwo ntazi niba yarabyaye, niba yaramuteye inda, ese niba yaramuteye ntazi ngo uwo mwana abahe, ntazi ngo umwana yaravutse. Jya mpangayikishwa cyane no kwibaza niba mfite murumuna wanjye cyangwa mfite mushiki wanjye. Mama yarambyaye, kuva icyo gihe ntiyongeye kongera gusama. Twese byanga ubu nakwitwa ko ndi ikinege. Gusa kandi nanone nkatekereza ko nshobora kuba mfite murumuna wanjye cyangwa mushiki wanjye, nubwo naba ntazi aho aherereye. Ndanje umusaza Brian, ibyo bintu akenshi iyo mbitekereje nsubira inyuma mu mateka. birumvikana musaza ko tugomba kubicamo n'isi. Nubwo ubona nkunda ibyana burya bwose, iyo mbitekerejeho hari igihe bijya bincana nkumva byose nabireka, ariko ndabizi wampitana ndetse ibyana wampaye babwireje ukansiga mu kibuga njyenyine, ko byaba ari danje tu. Musaza gusa ni nyine urumva bibaho, amateka hari igihe aba mabi, ariko nibura ukwiriye kubirenga ukabana n'abajama. Birimo n'amateka si byiza by the way. Tugomba kubana, wenda n'umubyeyi wawe urumva yakoze ikosa, ariko mbere ya byose ni umubyeyi wawe, ufite kumubabarira. Kandi uwo mwana niba koko yaramufashe ku ngufu, niba hari n'inda yamuteye ikaba yaravutse, uzamubona umuvandimwe wawe ubu arahari, anameze neza tu. Brian, kankomeze ngire icyizere. Gusa nyine nawe urekeraho kwigunga musaza, nawe rwose nta kibazo. hari igihe ubungotisha usanga ni mu byana njyenyine n'iki. Reka nkomeze ngire icyizere, wenda hazaza nzamubona. nawe uzamubona, icyizere kirarema. Ndabona abanyeshuri binjiye, reka tubyirengagize. Twisomere, ndabona wari gusoma akabayoloji nabi, reka tube twisomera gato nabi atanatunyuzamo ijisho. Sawa. Salama G. Simani, pisi nawe mboneye? Wapi tu? Nawe? Ahubwo nawe mba mbona byaragucanze kabisa. Salama G. Simani, pisi nawe mboneye? Cyane nabonye tu, gusa ariko umuherwa kare muri break ariko muri twari za. Yes, Lamuna. Makurusi. Imeze neza. Ndabona uri muri fizike. Ariko nabonye yabayagaje abantu bose ni fizike iriya ku isi niyo yabateye ubwoba. Kiriya kwizi yakugejeje abantu. Reba nabwo warubaza guhananisha urugo. Imana izamfashe n'iruzaza. Cicyo kandi kiza gifite amanota menshi. Umeze uteze? Imeze neza cyane. Uri kumedita umanukura. Kumanukura nubwo binkubita hasi. Yashawe ntawakwishinga urashwanya gusa. Ntawakwishinga kabisa. Andi makuru se? Andi makuru ari mu buzima busanzwe ni meza.
sha ngiye kukugora rero mu butumwa ndatumika ngenda umbwire nuze bebe wanjye ni umuzi se ntabwo nakorerwa mu kwibutsa uramuzi igihe nubwire ko mukeneye byangara akaze mugere shobora wamufashije fo guruka wadangiye pisiko isi urareba shuri mvuyemo jya inyuma yayo urahita umubona ni Ange oya wakishe ni Traces oya ntabwo ari we ninde we wakishe yo waba sobe be wari waburiye uzigena gushakiye yo Paul sana sheri nanjye nari ndahangaha nawe pisi Kambe ngiye muri library twongera kuza kuvugana. oya sha widusiga hano Oya sha ngiye kuzana igitabo kandi ndagikeneye cyane. shabe uzikuneye nagukumbuye sha naguhandusha mwese gutari waje kundeba sheri nyine basi sorry nawe sasa sana ngo turasubira Sana cyo. saka ni mezi kweli umve nari nagushatse nakubuze ntabwo wabyumva Washakiye se karimbari. none wumve nimugoroba turi muri editi siko numvaga nta kintu nakora ntarakubona sheri nanjye numvaga tubibone muri etide ya nimugoroba nkizi ndakubura iyo ntaza kubona nuze turisinga ndangira ahantu ntabwo nari kukubona cyagiye muzana akagashoka Tadazi ko muri kuri biri kirasi. Ngambo bamuseka. so naguhize nabugiye kuri rya shuri rya ritagira itara ande tudakora etide nabwo ndakubura manuka hepfo magara kuri doro nomaramna nabwo arakubura numva ndababaye none urabizi ko nari nakubwiye ko ndi gusohoka ikigo nari naza kariya gashokora iyo nkarara nari kubabara wumve ntabwo wabyumva Yangana nyine gumba namuze cyane ndi basoma. umeze gose Meze neza. sana y'umukungu Kandi nari gukumbuye ningo se cyane rwose. cyane hatari nahoze rero nahoze ngutekerezaho shabe nta kibazo reka ndabona ni matera aje reka mukwepe turaza kubonana muri etide ya nimugoroba sawa sheri turaza gusubira sawa sha nyine ewana ntubizi ko mukunda se Ndabizi. simbikubwira kenshi se mbaza ngo ni ikihe kintu nshaka kukubwira Ni cyo kintu ushaka kumbwira. urabimbajije nyigeze ibanga nzakikubwira ejo Yego kumana nanjye sinari byari birimo. sha yanga basi sibyo Nta kibazo. nzakikubwira ejo kwizi rero kuwa gatanu urayiteguye gute Fiziki imereye nabi. fizike ni hatari mbaza ngo nshaka ko tuzajyana he uzanshaka ko tuzajyana muhazi Hehe. muhazi Gukora yitsi. nta kintu kizanezeza nk'igihe nzabona turi kumwe turi mu mazi twumva ubwiza bwa pisine hafi ya rero ntabwo wabyumva Nta kibazo. Tubona tuzajyayo. ntacyo bitwaye mu rugo muheruka kuvugana Ngira ngo niba rejo ntabwo ndimo kubyibuka neza ariko
twavuganye mu minsi yashize. Bameze neza ariko Bameze neza nta kibazo. noneho nkumbuye kureba umukecuru umwana yanjye Nawe ameze neza kandi n'umukecuru ushima Imana. mabukwe shaka gusa nyine wumve ngo nari ngukumbuye numvaga nshaka Nari kukubona ngukumbuye pe. ubwiza bwo mu maso yawe numvaga mbukumbuye mvuga ndatuje menya na fizike ndibona 100%. Tugomba kuyuzuza byo nibyo. ariko impamvu ndi buyibona urayizi Ngoya ntabwo nyizi. kubera wowe Reka. uwo amanota nizeye ko ari 100%, ntabyo kumbwira ngo 99. Sawa mu 100% utabanje kuyiga. kuyiga kwa mbere no kukubona bebe Yego mana. ubwo byose bikeshaho asa n'ubizi Ndabizi. byose bikeshaho niyo mpamvu rero mba navuze mbere yuko njya muri quiz muri test mbanze mubone feeling okay kubera wowe thinking more kubera wowe all things I do because of you. Nta kibazo gusa tujye gusubira muri retire tukajya kwigara. Kuri njye se urabizi kwirirwa uyimbaza rero simbizi urabizi ko iteka mba numva mu hafi Ariko ntabwo urumva ntatekereza ko wamujya kure ariko nta yandi mahitamo nta yandi mahitamo tugomba kwiga nicyo cyatuma ndabona n'amasaha ari kugira dushobora kuba tugiye kujya mu nzu dushobora kuba tugiye kujya mu makarasi tugakora ariko nyine kuva twabonanye nta kibazo byarangiye 100% njye uzarimbaza noneho Nzayakubaza kandi. profe nzabure inota na rimwe mubaze nimba ntarabanje kubonana nawe nta kibazo tugomba kuyuzuza. tugomba kuzuza bebe reka rero tugende ndabona bari kwinjira kandi ndagushimiye I love you more as you know byose nkora ni ibyawe kandi byose mbishobora kubera wowe hamwe n'iki n'Imana asante ndishimye kuba mubonye kandi Nanjye ndabyishimiye cyane. reka tugende tujoyininga abandi bataza kubifata nabi Reka tujye muri kirasi. sabe Stress imeze gute? meze neza narebe. Simbwire rero nabonye urimo gutwika mu kigo na Bright bimeze bite? Bright se? Sha Bright ni inshuti yanjye bisanzwe. Kwa muri inshuti se bisanzwe byatuma mutavuga ibintu birenze. Ubwo si yobeye ko Bright ari uwa Trina. Kuba ari uwa Trina ntabwo byavuze ko namwe mutaganira ibintu birenze. Ntabwo nahemukira Trina. Yo ntabwo wahemukira Trina? Yego. Yesu we bibaho biranashoboka cyane. Cya Tracy. Nakomeje guhisha ibintu cyangwa se nk'ibanga ryanjye. Ako bibaye ngombwa ko mbikubwira kuri inshuti yanjye. Nta kibazo mbwira. Cya Tracy. Bright ndamukunda.